uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ukuntu wateka inkoko. Inkoko ushobora kuyiteka mu buryo bwinshi cyane. Ushobora kuyiteka mu pilawu, ushobora kuyiteka mu muceri usanzwe, ushobora kuyiteka uyikaranze. Inkoko ushobora kuyitogosa ukayikoramo ibyo twita boyiro. Inkoko wayiteka uburyo bwinshi cyane. Twe rero ibyo uyu munsi turarebera hamwe ni ukureba uburyo umuntu yatekamo boyiro y'inkoko, kuko ahanini nayo biryoshye cyane kurenza ikaranze. Ikintu cya mbere ni ugutunganya inkoko yawe ukayikata. Iyo bibaye byiza burya wabonye za nkoko z'inyarwanda ziba ari nziza, pana izi ngizi ziba zimaze iminsi muri firigo. Iyo ari akanyarwanda kaba ari keza, ukayikata. Boyiro rero ushobora kuyitekamo uburyo bubiri. Hari ugufata iyi ngiyi tukaza gushyiramo ibirungo nk'uko tuza kubibona, ariko hari n'ubundi buryo ushobora gushyiramo na mushroom cyangwa se ibyo bita ibihumyo mu kinyarwanda, nabyo inkoko ikaza kuryoha. Ibi byose ni ukubikora kugira ngo dukomeze tugume mu rugo, twiyokipe, twirinde kuzerera, kuko gahunda ni stay at home. Twirinde kuzerera, hanyuma turye n'ibyubaka umubiri kugira ngo iyo mvuna muheto ngo corona virus niza igakubita mu musokoro izasange huzuye. Ubu ntabwo zihenda, ni kimwe n'inyama zisanzwe, ahubwo byose biterwa n'uko umuntu yabishatse. Ikindi kintu tugiye kubereka ku nkoko cyiza burya bijye biba byiza, akagaho k'inyuma ugakuyeho, nibwo inyama yawe irushaho kuryoha. Uru ruhu ujya urukuraho, inyama yawe irushaho kuryoha. Murakoze rero, ubwo ngubwo nabararikira kuza kubana nanjye kugeza turiye. Turaza no kubereka iki inkoko tuza kuyirisha. Ni mu kanya rwose, ntabwo biri butinde, ni nyuma y'isaha, ariko gahunda ari ugukomeza gukaraba intoki buri kanya, buri munota ukaraba intoki, kandi uguma no mu rugo wirinda ibintu byo kugenda usuhuzanya. Gahunda ni pepera mugenzi wawe munyarwanda. Murakoze. Ikindi kintu rero buriya nari nibagiye kubabwira, ubundi kera twabyirutse batubwira ko inkoko igira inyama zirindwi, ariko ubundi inkoko ni inyama zirindwi. Ni amababa abiri, amaguru abiri zikaba zibaye inyama enye, ugakuraho ijosi zikaba zibaye inyama eshanu, hanyuma umugongo ugahita ugabanyamo kabiri, hakagenda igiye ku kabuno, n'indi isigara y'umugongo hagati zikaba inyama zirindwi. Kubera kubyara abana benshi rero, izo nyama zirindwi twagiye twongera tuzigabanyamo kabiri, inkoko ikavamo inyama 14. Hanyuma abirengagije ikibazo cyo kuringaniza urubyaro, inkoko igomba kuvamo inyama 28. Nabyo tuzabibera ku buryo inkoko ivamo inyama 28, abantu bose bo mu rugo bakabasha kurya ku kanyama. Murakoze. Ibirungo tukaba turangije kubitegura. Ni karoti, ni puwavuro, ni puwaro zirimo, n'inyanya ukatamo 4 gusa, n'igitunguru cy'umutuku gisanzwe. Hanyuma kugira ngo ibiryo byacu bize kugira reba mu byo waguze, iyo harimo ka piripiri ntabwo ugakatiramo, ukashyiramo gusa kugira ngo ako gahumuro kako nako kaze kuba keza, kuhanira agahumuro ka seleri. Ibirungo byacu rero tugiye kubishyira za nyama zacu z'inkoko twatogosheje, hanyuma nyuma y'iminota 43-45. Rero nk'uko mubibona ya nkoko yacu twari tumaze kuyibiza. Ubu rero tugiye gushyiramo bya bindi byose uko byakabaye, nabyo bigende bitogote, bigende bihwane. Nyuma y'iminota mike rwose ka boyiro karaba kabonetse. Hanyuma urebe icyo kukarisha, yaba ari kawunga se cyangwa se ibirayi bitogosheje, nabyo biba ari byiza. Hano murabona yuko ibi ka boyiro kacu kamaze kugeramo, hari igisigaye kugapfundikira tugateka.
tegereza murakoze. Nk'uko mubibona rero ya boyiro yacu byarangiye. Boyiro y'inkoko irimo karoti, puwavuro, puwaro, irimo inyanya, murabibona rwose n'igitunguru kirimo, n'agasenda ntitwakibagiwe. ubu ngubu imeze neza pe. uyu munsi rero nicyo twari twateganyije kubategurira mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tube mu rugo, ariko nanone tunyokipa twiga n'ibintu byinshi. Ejo tuzabereka n'ikindi. Mukomeze muryoherwe mwibuka kuguma mu rugo, gukaraba intoki, kwirinda gusuhuzanya, kwirinda n'ingendo zidafite umumaro, kugira ngo dukomeze turwanye korona virus. Murakoze. Nakora umuziki kuko ibyishimo ari mu mutima, niba nawe ukunda kubyina ndafotora nkakora imiti, nyuma y'ibyo nkakora umuziki kuko ibyishimo ari mu mutima, niba nawe ukunda kubyina. Karaga, karaga, ngwino twibyinire paraba.